nongeye kubasuhuza shiti bakundwa, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye mwese. Ni kuri Baho TV. Yesu abishimire. Nkuko mubibona ngarutse ndi muzima, namwe muri bazima. Yesu abampera umugisha. Rero murabibona ko ntari njyenyine. Imana twagiriwe ubuntu bw'Imana, dufite umushyitsi ahangaha. Nukuri ni iby'agaciro, ariko reka tubanze dutangire dusenga Imana. Mana, turagushimye kubw'aka kanya waduhaye, nkweretse iki kiganiro tugiye gukora. Ngwino ubane natwe, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rishirwe hejuru. Komeza kubana n'abagiye kukireba bose, ubaho umugisha kandi ubagirire neza. Nukuri ntaba ari twe ahubwo ushirwe hejuru. Ni mu izina ryawe ryera turusabye twizeye, amen. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amahoro y'Imana akomeze kubana natwe. Rero murabibona ko dufite umushyitsi hano. Reka dutangire abibwira, ubundi rero gahunda ni ugusenga, izindi gahunda zikomeze. Yesu nabampera umugisha. Umeze ute? Meze neza. Nizere ko umeze neza. Ndashima Uwiteka. Ni iby'agaciro kukugira. Rero tangira wibwira abantu, hanyuma Yesu aduhana umugisha. Murakoze cyane bakunzi ba TV Baho TV. Amen. Nitwa Ishimwe Apofia. Imana ibahe umugisha. Amen. Naje kuvuga Imana. Haleluya. Kandi ndashimira ubuyobozi bwa Baho TV. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Turabakiye mu izina rya Yesu. Turakwishimiye rero. Amen. Amahoro y'Imana abe kuri wowe, kandi wiyumve mu ikaze. Amen. Ahangaha kuri Baho TV. Gahunda yacu ni ukuvuga Imana mu gitondo na nimugoroba, ubudasiba. Mbese ni ugusenga ubudasiba. Amen. Rero niyo mpamvu twifuje kukubwira ngo uze ubane natwe muri ibi biganiro byacu byo kuvuga Imana. Tuvuga Imana, tukavuga ijambo ryayo, tukayiririmbira. Amen. Imana yacu ni ishimwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Rero tuguhaye umwanya, ni karibu. Murakoze cyane. Amen. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Haleluya. Dusanga mu gitabo cya Esther. Ni amagambo meza cyane wowe uduteze amatwi. Haleluya. Imana yacu ni ishimwe cyane. Mu gihe cyo kumva ijambo ry'Imana, turi mu gihe cyo kumva imbaraga z'Imana. Haleluya. Nakunze titire yanyu, iri zina Baho Amen. Baho TV. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Baho TV ni ukuvuga ngo ongera ubeho. Haleluya. Ubuzima bwawe, ubuzima butariho, uwari upfuye, uwumvaga ko birangiye, niyongere abeho. Ni ukuvuga ngo hano ni ukongera ukabaho ubundi bushya. Haleluya. Muri Kristo Yesu rero iyo tugezemo ngo duhinduka ibyaremwe bishya, ukongera ukabaho ubundi bushya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero nanezerewe cyane nyimara kumva iri zina. Nongeye kumva nibutse ukuntu Imana yamaye kubaho. Ni kenshi cyane Satani yagiye ashaka kunyica, nkagira ku rupfu ndureba gutya, urupfu nkarubona, ariko Uwiteka akampa kubaho. Nageze kuri Baho. Haleluya. Nongera kumva koko nibaho. Komeza ubeho mu izina rya muri Kristo Yesu. Komeza ubeho kandi ndavuze ngo mubeho. Haleluya. Burya akanwa k'abakiranutsi kararema, akanwa k'abana b'Imana kararema. Ndatura ku buzima bwawe, ntaragira ikintu mvuga, ndatura ngo ongera ubeho. Wowe umurikiranye, birashoboka ko waba uri ahantu urwaye, birashoboka ko waba udukurikiranye uri mu bitaro, birashoboka ko waba udukurikiranye wicaye mu bibazo, wumva ubuzima ntabwo, wumva kubaho ntako, ariko ndatuye ku buzima bwawe, wakire iri jambo natuye. Hari impamvu Imana yanzanye, ongera ubeho, ndaguhanuriye. Haleluya. Ndatuye ngo baho mu izina rya Yesu. Wakire iryo jambo. Njye rya mbere nkomeze cyane. Imana ibamere umugisha. Haleluya. Tujye kuganira ku magambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Esther ibice 6 umurongo wa 6. Reka dusome ijambo ry'Imana. Amen. Turaryakiriye mwese. Nuko Hamani araza, umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha
yagirirwa ate? Amen. Hamani aribwira ati hari uwo umwami hari uwo Hamani aribwira ati hari uwo umwami yakunda kubaha kunduta. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Amen. Umwami abaza Hamani aramubaza ati Yego. umuntu umwami akunze kubaha Hallelujah. yagirirwa ate? Amen. Hamani aribwira ati umuntu umwami akunze kubaha ninde wundi utari njyewe? Yumvaga ko ntawe. Ninde wundi utari njye Hamani? Hamani yari umutoni hano ibwami. Hamani niwe ko yari icyegera yari icyegera cy'umwami. Yego. Yumvaga ko rero nta wundi muntu umwami yamurutisha atari Hamani. Arangije hepfo dukomeje gusoma niho Hamani yabwiraga umwami aramubwira ati ku murongo wa 7 aramubwira ati umuntu umwami akunda kubaha dore ukuntu bamugenza, bafata ifarashi y'umwami yagenderagaho Yego. bakayimwicazaho akayitambagiraho mu murwa karitsiye yose igihugu cyose urumva umuntu wicaye ku ifarashi y'umwami isi yose irabimenya. Ngo barangiza bagafata ikanzu y'umwami bakayimwambika mbere yuko bamwicaza ku ifarashi. Yego. Ngo kandi bagafata impeta y'umwami iyo nayo bakayimwambika. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Amen. Afata ibintu byiza byose biri ku mwami abyishyira, yumva ko ari we bigomba kugira ibyo bintu ari we bikwiriye. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hamani amaje kuvuga amagambo dukomeje ino nkuru abantu bose barayizi, ni inkuru ya Morodekayi ndetse na Hamani, hazamo n'abayuda hakazamo na Esteri. Amen. Umwamikazi ariko ukomoka he? mu bayuda. Yego. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umwami akimara kumva ibyo bintu byose Hamani yavuze, dore uko yabwiye Hamani yaravuze ati aho niho nshaka kumva ibyo bintu byose uvuze. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibyo bintu byose uvuze ubifate ubyambike umugabo bita Morodekayi. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Amen. Ibyo bintu byose uvuze ubifate ubihereze umuntu bita Morodekayi. Wibuke neza yuko wundi wicara ku irembo ry'ibwami. Morodekayi ni umukozi w'Imana ukomoka mu bayuda wari usuzuguwe cyane, ariko afite ibanga yagendanaga yicaraga ku irembo ry'ibwami. Morodekayi ni iki cyateye umwami atekereza kumukorera ibi byiza byose? Ni iki cyabiteye? Ni ukuvuga ngo Morodekayi yari yaratabaye umwami bagiye kumwica. Bamugambaniye, Morodekayi amenya ako kagambane, asanga umwami ababwira abahishurira ko umwami bagiye kumwica. Igihe kimwe umwami ngo araryama buri bitotsi, muri bya joro ryabaye rinini. Igihe kimwe ngo umwami araryama abura ibitotsi kubera Imana, yasinzira. Iyo Imana yagutekereje Imana ikabura ibitotsi ku bwawe. Umwami abura ibitotsi. Imana isashimwe cyane. Umwami abura ibitotsi ku bwawe inshuti yanjye. Reka mbabwire. Amen. Bakunzi babaho TV. Hallelujah. Bwira Uwiteka kashijwe mu izina rya Yesu abuze umwami ibitotsi ku bwawe. Kuri cyane abura ibitotsi ku bwawe. Amen. Muzanye ijambo rivuga ngo hari abantu bashaka kwicara mu byiza Imana yaguteguriye, ariko ntabwo biri bukunde. Mu izina rya Yesu. Ubu n'ubuhanuzi bwawe. Hari abantu kenshi barwana intambara yo kugira ngo bicare mu byiza Imana yakugeneye, ariko muzanye ijambo rivuga ngo ntabwo bizashoboka. Imana ishimwe.
ahangaha Yesu nashimwe cyane. iyo usomye ino nkuru ikwereka ukuntu Hamani yagambaniye abayuda. Haleluya. Hamani yagambaniye abayuda ashaka ko ubwoko bw'abana b'Imana burimbuka. Yifuza kubagirira nabi. Ashaka ko abana b'Imana barimbuka. Rega Satani ajya amenya ibyiza Imana yatugeneye. Ibyiza Imana idufiteho. Satani ajya amenya imigambi Imana idufiteho. Nukuri. Ariko ntabwo ajya amenya uko Uwiteka azabisohoza. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu akorera mu bakozi be kugira ngo barwanye ya migambi myiza Imana idufiteho. Haleluya. Izashimwe cyane. Amen. Ariko ntabwo bizashoboka. Ntabwo bizashoboka Mwami wacu. Nje kukubwira ngo umuntu ugambiriye kwicara mu byiza Imana yakugeneye, ntabwo bizamukundira, ntabwo bajya batanga ibitambo byinshi ngo kugira ngo twebwe tubeho nabi cyangwa se badukure mu nzira, upfe, abana be bapfe, urugo rwawe rusenyuke, akazu kabure. Satani agetanga nawe ibitambo kubw'ubugingo bwawe kugira ngo ubugingo bwawe abwibe. Ariko namaje kumenya neza yuko umwana w'ubugingo ariho. Haleluya. Kandi azabaho. Imana ishimwe. Kandi azabona ubugingo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umwana w'ubugingo Imana yamaje kumumenya kera. Nubwo Satani yakurwanya nshuti yanjye, nubwo yahiga ubugingo bwawe, nubwo ibitero byaba byinshi, nubwo abakurwanya baba benshi, nubwo abahiga umugisha wawe baba benshi, nubwo abahiga inyenyeri yawe baba benshi, ariko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Umugisha wacu ninde? Hawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umugisha wacu ninde? Hawe nuko. Imana iri mu ruhande rwawe. Umugisha wacu ninde? Izawurite kumuduhana n'ibindi byose. Haleluya. Umuntu ugambiriye kwicara mu mugisha wawe, mu muhamagaro wawe, mu byiza Uwiteka yakugeneye, ntabwo bikunda. Imana ishimwe. Ntabwo bizashoboka. Haleluya. Hari icyo Imana igiye gukora bigasobanuka. Imana ishimwe cyane. Reka tugaruke kuri Morodekayi na Hamani. Hamani yamenye ko abayuda bafite umugisha muri icyo gihugu. Nukuri. Amenya ko Imana yabavuzeho. Ariko ntiyamenya ko Imana ibafiteho umugambi uruta umugambi mubi abafiteho. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ishimwe cyane. Amen. Satani abadufiteho umugambi mubi, ariko ntakamenye ko adufiteho umugambi mbere yuko Imana yawutugizeho. Haleluya. Imana ishimwe. We atugambiriraho ibibi, Imana arangije kugutugambiriraho ibyiza. Nukuri. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe. Arangije ngo Morodekayi aca ku irembo ry'ibwami, Plutôt Hamani, ngo Morodekayi yanga kumupfukamira. Iyo Hamani yacaga ku irembo ry'ibwami, Morodekayi ntabwo yigiraga apfukama. Kirazira ko abana b'Imana dupfukamira Bayali cyangwa abana b'abantu. Haleluya. Kirazira. Amen. Kirazira ko hari umuntu wimika mu mutima wawe kuruta uko wakwimika Imana muri wowe. Haleluya. Ngo yahaca abandi bagapfukama, ariko Morodekayi ntapfukame. Amen. Haleluya. Amen. Uko wari uri muri we, uwari waramwicaje aho ngaho, yarushaga ubutwari uwari uri muri Hamani. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Arangije igihe kimwe Hamani aribwira atari ko aba bantu batampfukamira, bansuzugura, bansuzuguza iki? Uretse nzi ubu niko mfite ubutwari, nkaba mfite ubushobozi. Akumva ko ari umuntu ukundwa akaje, agomba kuvuga rikijyana. Ibwami niwe uvuga bigakunda, mbese yumvaga icyo avuze cyose kigomba kuba ari itegeko. Kuko yumvaga ko ntacyo yasaba umwami ngo akimwime.
yumva ko nyine ari umuntu udasanzwe, yumva ko akomeye ibwami, ntamenye ko hejuru y'imbaraga ziwe hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Hari imbaraga z'Imana hejuru y'icyo kintu kikurwanya, hejuru y'icyo kintu kikugenda, hejuru y'abo bantu bakurwanya, hejuru ya Satani, hejuru y'imbaraga z'akarande, hejuru y'imbaraga zo mu miryango, hejuru y'abarozi, hejuru y'ubukene, hejuru y'ibigeragezo, hejuru y'uburwayi, hejuru y'ukurusha amahoro. Haleluya. Hari imbaraga z'Imana hejuru y'ugusebya, hejuru y'ukwita amazina atari ayawe, hejuru y'ukwandagaza umugabo, hejuru y'ibikuvuga uko utari. Yego, Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Imbaraga z'Imana ziri hano nshuti zanjye. Haleluya. Imbaraga z'Imana ziri hano. Amen. Kandi iyi nibaho ugiye kongera kubaho, kandi ndahanuye ugiye kubaho munyarwandakazi. Ukuri iyi Baho TV igiye kongera kuzura ubuzima bwa benshi, imitekerereze ya benshi, ubugingo bwa benshi, imibereho ya benshi. Ikintu gihe cyo kongera kubaho k'ubuzima bwawe. Imana ishimwe. Ongera ukunda Imana. Yego. Ongera ukunda imikorere y'Imana. Ongera ukunde ubuzima bwiza bwo kuba muri Kristo. Abantu bibagiwe kubaho muri Kristo ko ari ubuzima bwiza buri cyane. Imana ishimwe. Hari abantu badatekereza urukundo rw'Imana. Ntabwo hano Hamani yarazi ikiri muri Morodekayi, yumvaga ko agiye kubisasira, ndetse ntabwo ari Hamani wenyine yumvishe ko agomba kwica, ahubwo n'Abayuda bose yabashize mu gatebo kamwe, yirengagiza ko ibwami hari umuntu bita Esiteri. Haleluya. Amen. Umuntu bita Esiteri yari yarageze ibwami, Imana yaramaze kumutegura. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yaramaze gutegura Esiteri ibwami. Nuza plutôt Morodekayi na Hamani. Yego. Hamani yibwira ko agiye kwica Hamani yibwira ko agiye kwica Morodekayi, ndetse akamufatanya n'Abayuda bose. Yego. Ariko ntiyatekereza ko abo bantu harimo umwuka w'Imana. Ntiyatekereza ko abo bantu hari Imana yabavuzeho, hari ikintu Imana yabanje gutegura. Twabigereranya n'ubuzima turi kunyuramo muri ino minsi, ugasanga umuntu nyine ari kukurebera mu ishusho y'uyu munsi, ntamenye ko hari isezerano Imana yaguhaye, ntamenye ko hari isezerano Imana igufiteho. Ubundi mujye mugendana nzayimana. Jya usenga uharanire kumenya amakuru. Uharanire kumenya amakuru. Ese Imana iramvugaho iki? Ese Imana ni igiki yansezeranyije? Umenye kuri iryo sezerano ugendana naryo, ugira ibanga ugendana naryo Imana yagiranye nawe. Haleluya. Nuko ngo Hamani ajya ibwami. Yego. Agira ibwami, atekereza neza ikintu yakorera Abayuda. Haleluya. Hari naho Bibiliya tubwira ko yabajije igiti cyo kumanikaho Morodekayi. Ngo yaracuze umugambi, ajya mu nshuti abwira umugore we. Yego, umugore we n'inshuti ze, arabwira ati Morodekayi arambangamira, uriya muntu sinshaka kumubona, atuma ntabona. Amen. Atatuma ntagenda numva ndi free nyine, icyubahiro cyane aragipfobya. Iyo nambutse abandi bose barampfukamira, aragenda abitaka, aravuga ati kubera ko umwami ankunda, kubera ko ntacyo nasaba umwami ngo akinyime, ndumva nifuza kugenda nkamanika igiti, nkagenda nkabwira umwami
nkamusaba uburenganzira bwo kumanikaho Morodekayi. Yagiye ibwami azi ko agiye gusaba umwami ko abamba Morodekayi. Imana ikumera umugisha. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu bidusaba. Hari ukuntu Satani agenda akadusaba ku Mana. Satani ajya dusaba, yigeze gusaba uriya mugabo ninde Yobu. Aramusaba ngo aramusabiriza. Aravuga ngo impamvu akubaha, impamvu kubera ibi n'ibi agukorera, impamvu abaye n'umurimo wamuhaye ubutunzi, wamuhaye abana, umugore, mu butunzi, umwanya nziza, mu inshuti nziza, umuha abayoboke baramuyoboka. Ariko reka mbabwire, iyo Imana iri muri wowe, naho Satani yagusaba ku Mana, icyo Imana yakuvuzeho gihama muri wowe, kandi icyo uri cyo urakigendana. Imana ishimwe cyane. Icyo uri cyo urakigendana. Niyo wakena ntabwo ugomba guhinduka, niyo bakwanga ntabwo ugomba guhinduka, ntabwo isi igomba kuguhindura. Imana ishimwe cyane. Rero Hamani nawe yarebeye abayuda mu ishusho ashaka kubareberamo. Yabarebeye mu ishusho y'ubukene, abareba ko ari abanyage mu gihugu cya Babuloni, bari abanyage ubundi. Nawe inshuti yanjye, hari ubuzima ubayemo waranyazwe, uri mu bunyage, ari igihe Satani akurebera mu ishusho y'ubunyage. Rero Hamani yarebeye Morodekayi na bagenzi be mu ishusho y'ubunyage, aravuga ati Esiteri ntacyo avuze ibwami. Esiteri nta kintu avuze, aba ni abanyage, n'ubundi kari agakobwa k'abacakara, ni agakobwa gakomoka mu batindi, gakomoka mu bantu dukoresha. Ntabwo yigeze atekereza ku mugambi Imana ifite kuri Esiteri. Nta nubwo yigeze atekereza ku cyatumye Esiteri atoranwa mu bakobwa 10, ariko akaba ari utoranwa, umwami akamwishimira, kandi hari abanyagihugu, umwami akamwishimira akanamutonesha. Haleluya. Amen. Imana yacu nishimye. Imana ishimwe cyane. Rero nawe uri kutwumva aka kanya, birashoboka ko utinze ku irembo, uko Morodekayi yatinze ku irembo, ariko ndagira ngo ngutangarize ko hari Imana ihindura ubuzima. Hari Imana yongeye kukubwira ngo baho, hari Imana yongeye kukubwira ngo ibyo ubona bimeze nk'umusozi, hari Imana ije kubihindura amataba. Umva kandi keza ngo mu gihe, ariko Imana ni nziza cyane. Mu gihe barimo gucura uwo mugambi, ngo arawucura arawunoza neza, ngo ndetse atanga n'amatangazo y'uko abayuda bose bagiye gupfa. Umva akantu Imana yakoze, ikorera. Iyo Imana ijya kugutabara, urugamba rurashyuha cyane, urugamba rurashyuha bigakomera, urusaku rukaza, baturiya n'ubundi ntabwo byakagombye ko aba muri rugo, uriya byakagombye kwicara muri kariya kazi, uriya n'ubundi bakomoka mu batindi, uriya n'ubundi nta kirengera, nta kivuganira. Urugamba rugashyuha, nawe hari urugamba rugushyuha, ariko igihe cyawe cyo gutabarwa kirageze. Haleluya. Urugamba rurashyuha, ngo arangije ngo abaza igisongo cy'igiti ngo agishyira mu gikari bwami, aravuga ati iki ngiki ni icyo kumanikaho Morodekayi, abandi bakicwa. Maze abana b'Imana ikintu bakoze niki, ngo bafata barasenga, bafata igihe ngo barasenga. Amen. Morodekayi nyirarume wa Esiteri aragenda atumaho Esiteri, aramubwira ati igihe kirageze cyo kugira ngo